Isa 12 zuruzuye cyane turabashimira cyane mwese mukunda kudukurikirana igitondo cyiza kuri mwese. Ese mwabonye Imana ikingura ibyo tubifuriza buri gihe nuko mukomeza kugubwa neza ndetse Imana igakomeza kuba mu ruhande rwanyu. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 33 kigizwe n'imirongo 20. Umutwe w'iki gice uragira uti Yakobo yuzura na Esawu agura ubutaka i Shekemu. Yakobo yubura amaso arebye abona Esawu azanye n'abantu 400 agabanya abana aha Leya abe na Rasheli abe n'inshoreke zombi abazo. Umurongo wa 2 ashyira imbere inshoreke n'abana bazo akurikizaho Leya n'abana be basezererwa na Rasheli na Yosefu. Umurongo wa 3 maze ubwe abarangaza imbere yikubita hasi 7 arinda agira aho yegereye mwene se. Umurongo wa 4 Esawu arirukanka ajya kumusanganira aramuhobera begamiranya amajosi aramusoma bombi bararira. Umurongo wa 5 Esawu yubura amaso abona babagore n'abana aramubaza ati abo muri kumwe bariya nabahe? Aramusubiza ati abo n'abana Imana yahereye umugaragu wawe ubuntu bwayo. Umurongo wa 6 maze za nshoreke zigira hafi zo n'abana bazo bikubita hasi. Umurongo wa 7 na Leya n'abana be bigira hafi bikubita hasi hakurikiraho Yosefu na Rasheli bigira hafi bikubita hasi. Umurongo wa 8 aramubaza ati umukumbi twahuye wose n'uwike? Aramusubiza ati nukugira ngo nkugirireho umugisha databuja. Umurongo wa 9 Esawu aramusubiza ati ibyo mfite birahagije mwana wa data, ibyo ufite ubyiharire. 10 Yakobo aramubwira ati oya ndakwinginze niba nkugiriyeho umugisha emera impano nguhaye kuko mbonye mu maso hawe nk'uko umuntu abona mu maso y'Imana ukanezererwa. 11 ndakwinginze emera impano yanjye bakuzane kuko Imana yampereye ubuntu kandi mfite ibinkwiriye byose. Aramugomera arayemera. 12 aramubwira ati dukomeze urugendo tugende nanjye ndakujya imbere. 13 aramubwira ati databuja uzi yuko abana badafite imbaraga kandi ko imikumbi n'amashyo mfite byonsa babigendesha uruhato naho waba umunsi umwe gusa byapfa byose. 14 ndakwinginze databuja ujye imbere y'umugaragu wawe nanjye ndagenda buhoro nkuko kugenda kw'amatungo nshoreye kuri kandi nkuko kugenda kw'abana kuri ngusange databuja i Seyiri. 15 Esawu aramusubiza ati reka ngusigire bamwe mu bo turi kumwe. Yakobo aramubaza ati nabiki? Nkugirireho umugisha databuja. 16 nuko Esawu uwo munsi asubirayo agumya kugenda ajya i Seyiri. 17 Yakobo ajya i Sukoti yubaka inzu acirayo amatungo ye ibiraro, nicyo cyatumye aho hantu hitwa Sukoti. 18 Yakobo asohora amahoro mu mudugudu Shekemu wo mu gihugu cy'i Kanani ubwo yavaga i Padanaramu abamba amahema imbere y'umudugudu. 19 isambu yabambyemo ihema rye ayigura na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. 20 yubakayo igicaniro acyita Eli Elohe Isirayeli. Iki ni igice cy'Itangiriro igice cya 33. Reka mbabwire ngo mwese imirimo muri bwerekeza amaboko Imana iyihire. Mugire umunsi mwiza turabakunda.